Ururabo ruhumura neza, umuntu yumva yakomeza kurwihumuriza, niko nange mbarumva nagumana nawe. Urumuri rumurikira sinatuma ruzima. Yemba nateganyije abuzukuru bawe. Niyo mpamvu utava hano muri uru rugo. Nese ndatwite mama. Gira ushake mba nanjye niyo yayo nubwo wajya gumana irunga ariko gira. Ese mama nawe urakabye. Ese urambiwe kano kana? Oya ntabwo nkurambiwe mwana wanjye ntubirakariremo. Mama nawe ubona ariko ukabya aka kanya koko imyaka 25. Mwana wagira urebe ko bigenze. Dore babakobwa b'inshuti zawe hariya. Wabonye ko batagiye? Gusa uragira ngo ngiye ko haravunese dufite akantu mama we ngo niyo mpamvu utava hano mu rugo. Ibintu nawe uzanye nawe umuciye umunsi rwose. Kare. Nese ubu ngubu ndashakane nande. Nta mugabo nta fiyanse ufite? Waramuboneye. Umukobwa mwiza nkawe ko wabuze fiyanse? Mama nawe urasetsa. Aha. Urumva nahamagaye niba bari kumwe n'abandi bakobwa. Nzakurambagiriza se mwana we? Ndamufite ariko mbabona nazi. Wumva noneho mwana wanjye ako kantu noneho washyizemo ko noneho ndagakunze. Ikibazo mba nareba nk'ubigeni nahamagaye ntabwo aramfata kuva mu gitondo. Oya humura ni bya bindi byabo baba bari mu kazi kenshi dore ko bajya ngo bataye umutwe abasore b'iki gihe. Ariko mwana wanjye rwose nshimishijwe n'iyo nkuru rwose umpaye ko ufite umukunzi. Ndishimye mwana. Nshaka ikintu cyose cyagushimisha. Mwana wa noneho rero komeza ugerageze uhamagara iyo nimero yiwe. Nanjye reka nihine hano mu cyumba. Ubwo uzaba umpa igisubizo kizima mwana wa. Ako ukunda kuryama. Se hajya hari amazi atetse ngo ninywere. Kaninywera amazi mama wa nirinde za rubaga impande. Nanjye mpamagara nsinzi ikibazo yagize. Shushu. Yo. Sha reka ngende rero kagende nere gutinda. Size n'amafungura ku kazi bakaba bakagira bakafunga neza. Bakambura. None tutazaraburiza rwose. Uri mwana mwiza. Abizirikana ko mukunda. Reka nanjye nuko nahenda gukunda rwose. Ukunda je n'umutima wanjye wose. Kurutira abantu bose. Uratashye? Reka ngende rero. Sibyo? Yambaye. Sawa. Ndagukumbura. Yego. Sawa na leo tuli kumwe. Sawa. Yego. Bite. Nivyo. Kumanuza igitaraganya se noneho n'amahoro. Biyarinde. Biye se ntabwo ubonye ari umuntu ra? Ninde nyine ndisobanura ntabwo ngiri kubyumva. Uriya ni umushyitsi wari wadusuye. Umushyitsi wambaye kuri? None wagira ngo abe yambaye ate? Usibye guca inyuma kugera kuri ubwo rwego. Ko nararushye koko mama. Siko burya umuntu ugize agaseba ayora ivuwe. Ikintu ngende kwibaza. Nararushye kweri. Buriya ushyushye bingana iki kugira ku buryo n'amaribobo zisigaye ziza zikakujya hejuru. Koko umva gezaho ngaho. Gezaho. Wajya ubanza ugaca bugufi ukabaza n'umuntu kumenya. No kumbwira nabi. Ndetse nabuboye. Uriya ni musaza wawe. Musaza. Musaza wawe. Amagambo uvuga. Musaza wameze nka mayibobo. Jesus Christ. No. Kuki wavuga gutyo? Ahubwo rwetse nanjye umva haje. Kuki wavuga gutyo? Handorera we. Musaza wawe. Reka rero mbanze musobanurire, sibyo? Uwigize agatebo ko kunga yora ifu, sibyo? Niba ugeze ku rwego rwo kuncunga muri ubwo buryo. Hagarikira aho ngaho. Ntabwo ndi umwana bacunga kuri urwo rwego.
ndavumwe agasohoka undi yinjira undi agasohoka undi yinjira. Ese ubundi washyize ku isoko tukamenya ngo uracuruza tuguha ariko nkubaze musore, ndaguha buri kimwe, ndakwishyurira inzu, ndakugurira imyenda, buri kimwe cyose ndakumenyera buri kimwe kuhanira ibyo ngibyo uri kumbwira. Hari n'abandi bana binkorera wanze no kubinkorera ako byibuze nanjye ukamesha ku gaciro. Ese ugira ngo hano hanze nibahari? Nibahari. Nese undi umusore mubi ku buryo nabona umukobwa unkunda? Ntabwo wamubura, ariko nanjye niba warankunze nkunda uko ndi nuko ngana, nanjye ndabikubahira, sibyo? Utazumva rwose ngo buriya amafaranga yawe ngo niyo yanzanye aha, nuko numvaga ngo ushaka umubiri ukarya nkabereka nze none niba unshaka rero ngaho ngumana gutyo tukujya wiruguza umuvano bakozaho bigendera. Ibyo ngira ngo mwana nyagasani nk'uko uko nzabigenze shakira mu ruhu nibaza amoko kwe. Ubu nawe uragiye koko ko mukecuru naruha we ku mana ya nandorera we, nubwo ugiye ariko ndagukunda wa mwana we. Ururabo ruhumura neza, umuntu yumva yakomeza kurwihumuriza, niko nange mbarumva nagumana nawe. Urumuri rumurikira sinatuma ruzima. Inyenyeri zimurike, izuba rirase nkomeze kwigumira mu muco, ibimera bitange umwuka mwiza. n'abakobwa ufite nta wundi mfite usibye wowe. Nshaka kuva nabaho niwe muntu wanjyohereje ubuzima, wageze mu mutima wanjye mpita numva ari nk'ururabyo ruteye. Nsigaye neza neza. ahubwo uri kumbeshya. Oya ni ukuri. ese shehe niba mujyana witonde kandi wihangane, kuba nk'umukecuru wanjye ntajya akunda ibintu by'akavuyo kandi aba ashaka gukurikirana ijambo ku rindi. rero mu magambo yose uri bavuga ntutondekanye amagambo kwa kundi kwawe twamenyeranye umbwira cyane, uvuga ijambo uko riri ku rindi witonze, nta guhubuka nk'iki nk'umuntu w'umugabo, kuko nagucishamo ijisho ni akazi kawe. Aragwana nagira amahane yanaguceka nta mikino ajya agira. umuntu ni umukongomani ariko. oya nta bukongomani, we tugende ariko ikintu uri bukore umbabare wo utangiye kuntera ubwoba. naye muveni turu ntusebye. reka se mama wanjye ndamuzera n'ibyaro, si ubona ngo ni uko ngana gusa, simfite imyaka 22. imbaraga mfite ubwo umukecuru angana ate ku buryo none se wakubita umukecuru? Mfite imyaka 25. ntabwo nakubita amaboko ariko noneho kuri kuntera ubwoba ukagira ngo afite n'abarinzi. sinjya muvugiramo nanjye, njyewe mfite amatsiko yo kureba uwo muntu. uvuga gake yawe nawe umuntu atiriye. ugende ubizi muri kondisiyo nkwaye. nubwo wabonye ni karibu rero hano mu rugo, uretse ko nubwo mama adakoma yagiye hera. ahubwo se ahantu ngira ngo sinari mpazi, ahantu nari mpazi ariko nyine nahacaga gutya nigendera. ahubwo uko nabanteraga ubwoba neza ngo ahantu haba cyeka nimba abantu bahabaga barimutse. ariko uri kuncanga sheri, uri kumbwira ngo gucaho ngo ugenda ngo hano ngo hano. nyine abantu babaga hano muri uru rupangu twajyaga duhura mu nzira nyine tukaganira. Mama rero aza gusuhuza, ndabona atari hano. Mama se wagiye he? ngwino usuhuza umushyitsi. nari ndi hano hanze, ari utwo nari ndi gukura mu mayira. Faso ntabwo wamenye ko nakuzaniye umushyitsi mama? nabimenye ko wamuzanye. mbe muraho? wiriwe nawe mwana wa? nabibonye ko umushyitsi wamuzanye. Wihute se? aha, mwiriwe neza.
uriya nakubwiraga ntagira amahane. Mwana wa ntawe yarakamye. Eh, Yarakamye. barakiza mama. Ntacyo mwana wa. Mama, ntiwibagire gufata imiti. Ndikumva umutwe njyamo gake. Ugafashe imiti ya mu gitondo. Kamuzanira amazi. Erega mwana wanjye buriya hari imiti bitari gukorana. Mama akira amazi n'amazi. Hari amaraso atari gukorana mwana wa. Amazi. Wenda biragenda. None wibagiwe kunywa. Sejeri, kumubona umusigenge. Urugo rwanyu ndabona rurimo harabadayimoni. Neza kugiye. Ubwo umuntu aza agahita aremba mbese nanjye naza gupfira hano. Sheri ni ibice umukozi mbese. Reka nigende. Mama ni iki? Si mama wambwiye. Ahari ndahumetse. Ndumva nkomeye. Ariko njyewe murimo nancanga. Nese urahumetse umukiza ageze aha ngaha wise ururemba. None arasohotse ngo urakize. Ndahumetse. Ari muri kumkinga. Mwana wanjye reka mubwire cara harambuye. N'ikiza. Wasana umuhungu uryogoshesha kuriya nubwo kuba wabana narwo. Asemaga. Ese ubwenge. Se wowe uragundira ngo ndashaje. Mwana urashaje ariko ntushaje kuba wakandavura. Wowe wakandavura ku ruhungu nka ruriya. Nese niba uguteye umutwe. Ariko mama basi reka maze murebe mwana wa ugushije ishyano. Loveness, oh loveness, turagukunda.